ni umubiri uragukoresheje n'ibyadanje kandi niwe wakihaye agaciro uko ukeneye uwo mugore nawe aragukeneye kuki wowe utakumva ko uwo mugore ari gukenera nashaka nkabitegereza n'umwaka ariko nkabona ko nawe yankeneye kuki oya nukuri unyumve neza kandi nibyo ndibata kumva kuki wamugani umugabo ari wowe wahora cye rero nk'umuntu uzi Imana cyangwa se ubasha kumva uburyo Imana igendana n'umuntu yego nkaba navuze ko Gafaranga ari umunyedini nabivugaho ibintu bibiri ikintu cya mbere cyo nuko biriya bitantunguye ngo yamunize ndetse amusigazi ko yapfuye nongeye kubasuza mwese mukurikiye Dede TV show ndasuza abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru impande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda ndasuza abantu batuye mu mujyi wa Kigali nkunda kuvuga ngo umuntu utuye mu mujyi wa Kigali umuntu ubasha kwishyurira inzu akikodeshereza akabasha kwishyura minerivare abana cyangwa akabasha kwigaburira mwese maximum respect. So rero nagiriwe umugisha wo kugira umushyitsi nasuwe n'umushyitsi ni umupasiteri ni umuvugabutumwa ni umukozi w'Imana nagira ngo tukwakire turakwakiriye kuri Dede TV show. murakoze ndumva amazina mu mpaye ni barayanyita yose nta kibazo n'umuvugabutumwa ndabyemera kuba ndi umukozi w'Imana nibyo mpamya Yesu kandi mpamya Yesu Kristo wabambwe yego icyo nicyo kintu cya mbere kiri mu buzima bwanjye ntabwo ari amagambo n'ubuzima uratwibwira rero nkaba rero nitwa Baziruwunguka Theogene yego wanyita ukaba n'umuvugabutumwa ukaba n'umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo bw'ubuntu yes rero turatangira nk'umuntu wakiriye umukozi w'Imana of course ntago twareka guheshwa umugisha nawe turagusaba kugira ngo duheshe umugisha udusengera. Murakoze reka tubanze dushima Imana twongeye kugushima Uwiteka Data wa twese nukuri tugushimiye umunsi mwiza umunsi waremeyemo kugira ngo tuwunezererwemo ni umunsi w'ibyishimo kuko dugufite ni umunsi w'amahoro kuko uri umwami w'amahoro ni umunsi mwami mu buryo bw'abantu utubereye kandi ni umunsi turamukanya amashimwe kuko tugufite aya masaha rero mwami nta kindi kigiye kujya imbere yawe uretse kukwamamaza no kukuvuga mu buzima bwacu bwite tukwereka abatakuzi ndetse n'abasanzwe bakurikirije iyi televiziyo kugira ngo twese duhanane umugisha mwami kandi nubwo navuga cyangwa nkavuga ku bantu ntaba ari njye uvuga ahubwo ubuntu bwawe buba ari bwo bubasha kwamamaza ijambo ryawe rituruka muri njye uramutse unkoresheje by'ukuri kandi ni nabyo nizeye reka nawe turi kumwe hano babasha kutubaza ibiganiro twese umujyi umwe aba ari uwo kwamamaza reka bibuke ushaka tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana iguha umugisha ko uduhesheje umugisha rero nagira ngo tuganire ku bintu bitandukanye tugiye kuganira cyane cyane ndakubaza ku bijyanye n'umurimo w'Imana turabanza kuvuga ku bintu bijyanye no kuba umukozi w'Imana ubuhanuzi ibintu bimeze nka gutyo hanyuma tuze no kuvuga ku muntu ufite titre y'ubukozi bw'Imana cyangwa ufite titre y'umukozi w'Imana ariko kuri ubu ngubu urimo kuvugwaho ibintu bitari byiza rero ndagira ngo ubundi mbanze nkubaze ubundi umukozi w'Imana kwitwa umukozi w'Imana ubisobanura gute kwitwa umukozi w'Imana ubundi nyine twabiha iyihe shusho umukozi w'Imana ubundi abameze ate umukozi w'Imana akwiye kwitwara gute umukozi w'Imana ubundi ninde ni umuntu umeze gute twavuga ngo mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 hari ukuntu nyine Imana yagiye babwira amategeko ku buryo bazayumvira imigisha irimo ariko birangira nyine amategeko abatsinze ubwo no kuvuga ngo imivumo irimo kiriya gice cyose yababazweho ariko iyo mivumo imaze kubabarwaho Imana nk'umutunzi w'imbabazi yaje kohereza umwana wayo nyine ari we Yesu Kristo uwo rero ngo yaje kudukiza
urupfu rw'amategeko cyangwa kuba ikivume, yaje kuba ikivume ku bwacu. ahangaha njye ndashaka kukubaza, ndashaka kugira ngo kuba umukozi w'Imana byaturutse he? Kuba umuntu yavuga ngo nditwa umukozi w'Imana biva kuki? Bituruka kuki? biva ku Mana ihamagara. Abantu se ubundi babyubaha gute nyine ku buryo tuvuge urabyutse mu gitondo uravuze Imana iraguhamagaye, iguhamagara gute? Bigenda gute kugira ngo umenye ko uri umukozi w'Imana? Ku Mana, iyo Imana ye yiguhamagaye, icyambere nuko tubanza kumenya mbu umukozi w'Imana byagenze gute. Ese niki gituma kuko nshobora kuvuga ngo biva ku Mana ihamagara, ariko nkabona ko yigeze inahamagara na Farawo, kandi Farawo akayikorera n'umunyabyaha. Noneho twebwe turashaka kuvuga ku mukozi w'Imana nyawe n'igihe ndetse turimo cyo mu minsi y'imperuka, kuko muri iki gihe twe turimo hari abakozi b'Imana benshi batandukanye bo mu buryo bwinshi, ariko se uwa nyawe ni nkacyo wakambaje, uwa nyawe yaba uwuhe? Ese yabagaragara ate? Wamubwirwa n'iki? Naho nshaka ubundi wamubwirwa n'iki? Mu by'ukuri rero impamvu wenda reka ngorora ikibazo cyanjye, umuntu arabyuka mu gitondo akahita avuga ngo ndi umukozi w'Imana, agatangira guhanura, agatangira kuvuga ngo Imana iravuze, buri mwanya Imana iravuze, yakureba Imana iravuze, wamuhamagara kuri telefone, ngereka nkubwire ubuhamya bumwe mfite. Umuntu yamaye nimero arambwira ati hamagara no muntu ni umukozi w'Imana. Ndamuhamagara, muhamagaye kuri telefone si no kuri WhatsApp ngo yambonye. Arayira ati ariko Imana inyeretse gutya na gutya. Abonye nde? Arazi. Ubundi nyine ndashaka kumenya ngo umuntu amenya gute ko Imana yamuhamagaye, umuntu amenya gute ko ageze ku rwego rwo kuba yaba umukozi wayo. Rero mu Baheburayo yego igice cya mbere ndumva ariho hari ayo magambo. Haravuga ngo kera Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'abahanuzi. Tubirebe mu Baheburayo. Telefone yanjye ndabona wapi? Ariko ni igice cya mbere. Ndahagusomera. Hasome. Abaheburayo igice cya mbere. Abaheburayo. Uhere ku murongo wa mbere. Abaheburayo bari hese. Rwandiko ku Baheburayo igice cya mbere. Murongo. Uhere ku murongo wa mbere, ndumva ageze nko kuri 3, ariko icyo nshaka kuvugamo icyo uri kumbaza nicyo nshaka kuvuga. Kera Imana yavuganiye n'abasogokuru mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Urumva mu Baheburayo hatubwiye uburyo mu isezerano rya kera Imana yavuganaga. Yavuganaga nabo mu kanwa k'umuhanuzi. Uburyo Imana yigaragazaga mu bahanuzi. Kandi abo Imana yabaga yigaragarije mwa kiriya gihe, ubwayo yabashingaga hagati. Tubona Mose. Tubona Mose uburyo ntuza amunegura Aroni, avuga atese niwe muhanuzi. Mbega yabaye nk'amuna kubera icyaha yari yakoze cyo kuzana umugore wa kabiri, ariko Uwiteka amuhagararaho yerekana uburyo n'ayo magambo. Urumva iryo jambo nigeze no kurisoma. Imana yasanze Miriyamu na Aroni bari abavandimwe ba Mose cyane, noneho isanga barimo baramunegura. Bamuneguraga kandi ikintu cya nyacyo, kuko nta Mwisirayeli wari ukwiriye gutunga umugore w'umunyamahangakazi. Noneho bari barimo kumuseka avuga se uriya kuki abuza Abisirayeli kuzana abagore b'abanyamahanga kandi wamufite. Imana iraza ngira babonekera, ibasanga aho bari, irababwira ngo muri mwe
nimba harimo umuntu uzaba umuhanuzi yego mu iyerekwa yego no mu nzozi Yego. niho nzavuganira nawe Yego. mu nzozi niho nzavuganira nawe mu iyerekwa niho nzamwimenyeshereza ariko ngo ariko Mose we yego afite icyo abarusha yego ubwe tujya twivuganira imbonankubone yego noneho rero urabona mu isezerano rya kera uburyo Imana yahagararaga ku mukozi wayo nubwo yaba yakoze ikosa ndetse mu mategeko ririmo n'ikizira kuko Mose niwe wari uhagarariye amategeko ariko nubwo yari ahagarariye amategeko n'ubuntu bw'Imana bwamuhoragaho ni ukuvuga ngo Imana niyo yari yaramuhaye uwo murimo ni ukuvuga icyo yakoze yishe amategeko n'ubundi nta wundi mukuru wagombaga kukimubaza nk'Imana. Yes. Uwo rero ni Imana yagombaga kubaza ngo Mose wakoze iki. Noneho rero icyo gihe ni nayo mpamvu buri mukozi w'Imana w'icyo gihe Imana yahagararaga ku byo akoze. Tubona ibya Eliya n'abahanuzi ba Bayali uburyo bagiye Imana imwigaragariza nk'Imana nyine imuyoboye. No kuvuga rero noneho twebwe tugiye kureba iki gihe cyo mu minsi y'imperuka cyangwa ku murongo wa kabiri. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Yego aho niho nshaka ko dushinga gati uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ari we yaremesheje isi. Kandi icyo dushaka turi gushaka abandi bavuga bahanura aho niho nshaka ko tugusha bahanura mu izina ry'Imana abakora Imana iravuze buri muntu wari we wese akabivuga uko abyumva. Noneho icyo dushaka turashaka kureba isi Imana niba yaravuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo kuki yongera kuvuga ibitandukanye kuki yashyiramo nk'amayoberane ukajya kumva umuntu aravuze. Kandi icyo dushaka turashaka umukozi w'Imana muri iki gihe wa nyawe cyangwa se ubugingo bwacu bwahamanya n'ukuravuga kuko natwe ubwacu muri iki gihe dufite ikibazo cy'abakozi cyangwa se cy'ibyo dukeneye ku Mana ari nabyo dutunga amatwi aho kugira ngo dutunga amatwi cyangwa dutega amatwi ijambo Imana iyo iki dushakaho. Kuko buriya kuva na kera umuntu yarangiritse, umuntu Bibiliya ivuga ko muri we nta buzima. Ngo abantu bakoze ibyaha bibiri ngo bimuye Imana niko muri Yeremiya havuga. Barayimuye bikorogoshorera ibitega bitobotse ngo ndetse bitabasha kugira ubwo bibika n'amazi. Bishatse kuvuga ko n'ubu ngubu abantu bimuye Imana umuntu iki gihe abantu benshi bimuye Imana. Ni nayo mpamvu kugira ngo umuntu aze gutega amatwi ijambo ry'Imana rizima n'ubundi bisaba ko aba yarihannye yarizinutswe cyangwa se yarikuyeho icyizere agashaka noneho kumva ijwi ry'Imana akamenya n'umukozi w'Imana nyawe. Kuko birasaba njyewe wihannye bigasaba no kureba koko y'Imana inyereka umukozi w'Imana nyawe. No kuvuga ni ibintu bibiri. Ni nayo mpamvu turaza gufata aba bandi bitwa abakozi b'Imana cyangwa bitwa abahamagawe. Noneho twebwe niba koko dufite wa mwuka wa Kristo, kuko umwuka wa Kristo iyo umuntu yamaze kumwakira aba ari kumwe n'umwuka wa Kristo. Kandi umwuka wa Kristo ni wo ukumenyesha ukuri kose, ni wo ukwereka ukuri n'ikinyoma. Kandi ibyo umwuka wa Kristo ubirobanura muri ijambo ry'Imana dusoma ari byo Bibiliya, ukabasha kurobanura n'indi myuka yindi ibasha kuvuga mu izina ry'Imana. Iyo myuka yindi rero ni nayo tuzo kumenyera ngo ese muri iki gihe koko Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ese uwo bavugana na urumva nk'umuntu uzumva iki kiganiro cyacu ushobora kwibaza ati se n'indi Imana ivuga ko Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriwe kuba umuragwa wa byose kandi umwana wayo tukaba tutamubona akaba ari Yesu Kristo. Abo bantu bavuga babikura kandi akaba ari we nyine tukwiye kuvuganira nawe biravaye. Tuzamenya uvuga ukuri ko nabo bose bavuga Yesu, kuko nta n'umwe mwabo bahanuza araza kukuhanura kubeshye ariko aravuga mu izina rya Yesu. Kandi niba avuze mu izina rya Yesu wowe uragira n'ukuri, ariko turashaka ukuri ni muri twebwe turi buze gukurikira, turi kumva ikiganiro cyangwa se tushobora kugisharinga n'abandi. Uyu muntu nk'uko nanjye ndi kuri kamera ushobora kwibaza usi we ni umukozi w'Imana cyangwa ni wa wundi nawe ushaka agatwiko. Kuko
nshobora kuza kuri televiziyo kugira ngo nshaka agatwiko, ariko ngewe ntabwo ndi gushaka agatwiko, ahubwo ndashaka ngo kuko niba dusangiye niba dusangiye ubuzima bwa Kristo, tugasangira umuhamagaro, tugasangira kumva Imana, tugasangira no kuba dukurikirana ibintu bitandukanye, kuko ngewe ikintu ntaguciye mu ijambo, ikintu ntekereza ni uko ubundi twagakwiye kwizera ibintu biri muri Bibiliya ariko kuruta ko aho naho ndahemera cyane, ariko nabwo twitonde, kuko abize Bibiliya cyane bafitemo n'amateoloji banakomeye, bafitemo amadogiteri, nabo usanga ibi bintu byinshi by'Imana yavuze, yatanze abagore n'abagabo, yatanze amazu, ujya kumva umuntu na apostle akakubwira ati Imana iravuze ati iguhaye inzu, ntawe ibyo se biri muri Bibiliya? Nyine nanjye nibyo ndimo ndavuga ngo dukwiriye kwizera cyane ibintu biri muri Bibiliya. Rega ntabwo twitaye ngo uyu ni umupasiteri cyangwa uyu ni bishop cyangwa iki n'iki, ahubwo twitaye turashaka umukozi w'Imana nyawe, twamubwirwa n'iki? Uwiyise we tumubwirwa n'iki? Ni ukuvuga ngo rero ikintu kimutubwira icyacu ni twebwe, ni ngewe ubwanjye ku mutima. Ese koko namenye Imana gute? Nayimenye kugira ngo igwize inyungu zanjye? Yego, ngewe namenye Imana gute? Ni ukugira ngo igwize inyungu zanjye, ni ukugira ngo ngewe ibijyanjye bishyirwe hejuru, ni ukugira ngo ngewe ubwanjye namamare. Noneho niho niba atari cyo narizinutswe nkavuga ati Imana kuri ngewe, Mana bigenda uko ushaka, nicyo kibasha kumpa na mugenzi wanjye namenya ko ari umukozi w'Imana. Kuko urumva niba mugenzi wanjye ari umukozi w'Imana, nanjye ubwanjye nkaba nzi uko nahamagawe nayo, cyangwa se nkaba n'umukristo, kuko harimwe abakristo b'abana b'Imana batazi imva he na njya he, hari nabo babwirwa ibintu byinshi ndetse bajajabyo hirya no hino, bapfa gukurikira umuntu wese uvuza Imana, nabo barahari kandi ari abana b'Imana. Abo ngabo bose abo bashobora kwibeshya ko twese turi abakozi b'Imana. Ariko noneho iyo akomeje, kuko twavuze ngo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Yesu rero ari hano turi kumwe, cyangwa ari aho ngaho wowe uri kunyumva, ari aho ngaho aho uri, aho uhagaze, aho wicaye, ibyo uri gukora, arahari kugira ngo akumenyeshe ukuri, niba koko nawe ari ukurikiye. Ariho bihurira se na rya jambo ngo mu nzozi niho nzavuganira namwe, mwiyerekwa niho nzabimenyeshereza. Urabigaruye, ni ukuvuga ngo mwiyerekwa rya nijoro. Yesu ni ukuvuga nimba turi kumwe uko byumvishe, nimba Yesu turi kumwe ahantu hose turi, azaza gusange mu nzozi nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze, cyangwa kwereka ikintu. Ntiyabura aho mu nzozi, birashoboka hose, ariko agahamya ahereye no kuri rya jambo ry'Imana ariryo tubona Bibiliya. Kuko Bibiliya ni umucyo, irimo umucyo, ariko nk'uko nigeze nyivugaho, Bibiliya nayo iyobeje abantu benshi. Urabyumva? Kuko umuntu uwo ari we wese ushaka kwiba nawe arayitwaza. Umuntu ushaka kugira ibyo akora uwo ari we wese azakubwira ngo biranditswe. Ukwakuumuhe, urumva umuntu ashobora kujya gusambana akakubwira ati Bibiliya iravuga ngo ukwakuumuhe. Aha ngaha rero niho tugiye guhita duhera n'ingingo ya kabiri navuze. Tufite umuntu, ni umuntu uzwi cyane, ni umuntu ufite izina rikomeye muri iki gihugu, ni umuntu witirirwa ubukozi bw'Imana, ni umuntu witwa Bishop Gafaranga. Ntitugiye kumutemeraho itaka ngo tuvuge ngo ni umuntu nawe ibyo yakoze ubu ngubu ari gukurikiranwa, ari muri RIB. Ariko ndagira ngo ube iyo shusho umbwire ukuntu umuntu ubundi kugira ngo yitwe Bishop ubundi biturukaye. Icyo mvuga ku matitire, kuva ku matitire uko nyumva ayo ari yo yose, ubundi tuvuze nyine kuri we kugira ngo yitwe Bishop byavuye. Gafaranga we kugira ngo yitwe Bishop nuko yatangiye ari umuntu ubasha gukarasa abakozi b'Imana,
aha yabashije kubakasa akajya avuga uburyo bava mu rugo bariye, utangira yerekana uwariye ibirayi utabirya. Nuko iyo shusho niyo yatangiye nyine niyo yakuye muri iryo zina bamwita Bishop Gafaranga. Ariko bidakuyeho ko nubwo ari Bishop Gafaranga bidakuye ko yanavugaga Imana. Yanavugaga Imana mu buryo bwe. Kuko nivuga mu buryo bwe ushobora gusanga nge tutahuza, kuko nanjye mwanyise umukozi w'Imana ushobora gusanga nge tutahuza, kuko nka Gafaranga nkurikije n'imishakire n'ayo makuru nagizeyo nanjye mufiteho, numvaga ko yashatse umugore w'umuramyi kandi uwo mugore yari uwa kabiri. Yego, urumva nacyo ni ikindi cyuko ari umugore wa kabiri. Yego, kuba umugore wa kabiri byo si ikibazo, ahubwo icyo dushaka koko se aba bantu, umugore ni umuramyi, umugabo nawe ni bishop, ariko icyo dushaka si iryo zina, icyo dushaka ni uko yasengaga. Icyo dushaka ni uko yasengaga, kandi nawe avuga ko Imana ishyirwa hejuru, ndetse hari n'ukuntu yajyaga agaragara mu biganiro byo kwa Cita no kwa Isimbi agaragaza ko hari ibintu Imana yamubwiye. Ngewe nigeze mukurikira no mu kiganiro yigeragerana n'umushehe bari kuvuga ku bumana bwa Yesu, biranamunanira gusubiza icyo shehe yaramubajije atese umwuka niki. Byaramunaniye ndabyibuka rwose, numva ndababaye, aho kugira ngo agaragaze umwuka. Ubundi umwuka umuntu akubajije ngo umwuka niki, umwuka ni Imana. Kuko Imana yigaragarije Mose mu gihuru cyaka kidashya, imwereka uwo ari we. Imana yongera kwigaragaza Yesu yavutse, iyo yigaragara ko ari Imana. Imana yongera kwigaragaza ku munsi wa Pentecote, iyo ni Imana imwe. Ubundi Imana tuvuga ni imwe, ntabwo Imana ari eshatu. Rero iyo unaniwe gusubiza ntabwo uba uyizi, ariko reka tuvuge nk'umuntu wavugaga ko rero nimba numvishe neza n'uburi nta muntu wigeze amugira Bishop. Yego, nta wamugize Bishop. Ariko njyewe ndavuga, nanjye ndavuga nkurikije nk'umuntu usenga. Ubundi se wowe wamufata gute? Njyewe nkurikije namufataga nk'umuntu w'umunyedini. Ntabwo wowe ugeze umufata nk'umukozi w'Imana, ahubwo wamufataga nk'umunyedini. Nk'umunyedini nk'uko nshobora gufata n'abandi bakozi b'Imana banarenze bafite n'ayo matitire twavuze ya Bishop Gafaranga cyangwa Bishop cyangwa ba apotre. Ashobora kuvuga ngo ni apotre, ariko njyewe simufate nk'umukozi w'Imana, nkamufata nk'umunyedini. None se ahagaha wamufataga nk'umunyedini ariko uzi Imana, sibyo? Nituvuga ngo uzi Imana aha birangora kubana, cyakora nabanzi ko Imana imuzi cyangwa uvuga Imana wenda. Navuga nk'uko Imana imuzi ariko watarayimenya. Kuko sindi bumwite umukozi w'Imana. Aha rero birahita bimpa bivuga ko nubwo yitwa Bishop Gafaranga wowe umufata nk'umuntu utazi Imana. Njyewe mufata nk'uko mfata umunyedini wari we wese uvuga ko ashaka Imana ariko ataragera ku mwuzuro wayo cyangwa utarayimenya. Ni nayo mpamvu nk'ubu ndi gukora nk'ikiganiro nawe aramutse acyumvisha ntamubwira ati ongera ujye gushaka Imana. Kuko Imana ishobora kugukoza isoni, kuko hari ibyo Imana yamubwiye. Imana yamubwiye ko azaba muri Kigali. Imana yaramaze kugera ku butunzi bwiza yagiye. Hari n'umudamu ndetse Imana bari barashakanye, hari ukuntu bavugaga mu buhamya bwabo bakavuga ko Imana hari icyo yagiye ibabwira yaberetse. None si yo Mana itabasha kubarengera igatuma banashwana, ubuyobozi bukazamo. Yewe nabyutse mu gitondo. Aha niho nshaka ko tugusha ku ntego. Nabyutse mu gitondo mbona inkuru nayibonye ku kinyamakuru kimwe, mbona ngo Bishop Gafaranga yatawe muri yombi akurikiranweho guhohoterwa rishingiye ku gitsina. Icyo cyonyine cyantunguye. Umuntu ufite umugore washatse, ibyo bintu ubundi bihura gute kugira ngo ahohotere umuntu ku byerekeye igitsina? Ariko ngiye mu nkuru ya mbere nabonye umuntu wayitangaje yavuze ko yakubitaga umugore we. Yahoraga amuhohotera amukubita. Ni amakuru tudafitiye gihamya, kuko RIB yo yavuze yuko ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hanyuma uwatangaje amakuru bwa mbere we yavuze ko ari ugukubitwa
ndetse mu matariki mu cyumweru gishize ni icyumweru gishize cyangwa muri iki mo hagati ngo yamunize ndetse amusiga azi ko yapfuye. Murava aza kuzanzamuka ngo aragenda. Wumvisha ayo makuru yose ndagira ngo nyine umvire imuzi ubwire ibyo bintu ukuntu we wabyakiriye, ukuntu wabyumvishe, igitekerezo cyawe kuri byo. Njyewe rero nk'umuntu uzi Imana cyangwa se ubasha kumva uburyo Imana igendana n'umuntu, yego, nkaba navuze ko Gafaranga ari umunyedini, nabivugaho ibintu bibiri. Ikintu cya mbere cyo nuko biriya bitantunguye. Okay. Impamvu bitantungura nuko umunyabyaha akora ibyaha. Uriya ni umugore wa kabiri. Yego. Kandi niba koko Imana ibasha kurinda, ntago kuba yarashatse umugore wa kabiri ari icyaha. Ntabwo ari icyaha. Icyaha ni imvano yaho byaturutse. Yego. Kugeza iyi saha sindumva umugore we wa mbere arigera ajya no kuri kamera n'imwe. Ngewe nigeze gusoma komenti umuntu buriya ntabwo urivugira ubusa. Nigeze gusoma komenti y'umuntu mu kiganiro cya Neti Murava na Bishop Gafaranga uvuga ngo Murava Gafaranga uwo mwicaranye ntawe uzi ngo uzamubaze umugore we wa mbere. Ndavuga uyu muntu buriya komenti abantu zose bandika tujye tuzitesha agaciro tuzijugunye, ariko biragaragara ko ibintu yandikaga bishobora kuba ukuri. Cyaha nikiramuka kimuhamye. Wowe nyine mbwira ukuntu wowe wakiriye iki kintu. Njyewe impamvu navuga ko bitantunguye, ku munyabyaha n'ubundi akora ibyaha. Ni imihamagarirwe ye cyangwa n'ubuzima bwe bwo kubaho ari umukristo, ariko uwo kristo ntagaragare muri we. Kuko kristo yakagaragaye tumaze kumenya neza wa mugani w'umugore we wa mbere watuje agaceceka, wasanga ari nawe mu kristo, akatuza yarumiwe agaceceka. Noneho abandi nyine hari ukuntu ibyabo biteye imbere, we afite n'amafaranga, ashatse umugore wa kabiri. Yego. Urumva, ariko Bishop Gafaranga ntavuga ati ngewe n'umugore twapfuye ibyo twapfuye namunanije, akagaragara uko ari nyine, akigaragaza twapfuye ibi, ngewe icyo ntakundaga ni iki, icyo nakundaga ni iki. None rwose dore ikintu gitumye dukora divorce, none nshatse uwa kabiri. Ubwo nawe namweretse uko ndi, aranzi ntacyo muhishe, ariko mpereye ku wa mbere mweretse ibyo nanga n'ibyo nkunze, ndetse ndanamubajije atese ibi uzabyihanganira. Njyewe rero impamvu mbivuze ko bitantunguye nuko ubwo buzima nk'umuntu wabaga ku mihanda muri social media tutabyumvishe. Ntabwo rero byari bitangaje ku bamuteze imitego, kandi barayimuteze, yagombaga kuyiga. Sorry mwihangane. Yagombaga kwiga iyo mitego bamuteze, kuko hari abantu benshi bagiye bagaragara ku mbuga bavuga ati uyu mugabo muzamubona nk'uwo wanditse ati Bishop Gafaranga ntago umuzi. Ni ukuvuga rero iyo mitego niyo babwiye umugore we Murava ni byinshi twarabibonaga. Ati usanze nturamumenya, bagiye babimubwira. Ibyo rero n'ubundi biragaragaye mu gihe gito, ari nacyo twavugaga. Njyewe namwitaga umunyedini, ni ukuri kwa kundi wahereye kuri Mose. Yego. Imana yamugaragazaga, Imana ikamwerekana, ikamugaragaza icyo ari cyo n'uwo ari we imbere yayo, n'ibimubayeho, impamvu Imana ibigizemo uruhare. Urumva, nibyo n'ubundi byagombaga kugaragara kuri Gafaranga nk'umuntu ugaragara ko asenga. Kandi nabwo igihe yagaragayemo yashakaga kugaragaza ukuri ko abakozi b'Imana bagenda uko bidakwiriye. None nawe aho kugira ngo ahagarare kuri rya jambo, nubwo abikinnye muri komedi, yagombaga kubihagararaho, akabyerekana, akerekana ubuzima bw'umukozi w'Imana wa nyawe. Noneho akareka gucuruza
kuko hiti ye yaracuruje yayiriyemo n'ubuzima yaragezemo ndakeka ko bwavuye kwa ayo mahiti noneho rero akareka kubicura akemera iyo mana nyine yarimuhayemo n'iyo feva kuko imana nitanga byose noneho akemera guhagarara mu ruhande rwayo nayo igahora imuzimiriza icyuho. Ubu rero nibwo agaragaye ko ari umugabo mubi. Yewe ntago nashita kubivuga. Ubu nibwo agaragaye ko nibyo yavugaga atari iby'umuntu uri seriye, nubwo twamwumvaga nk'umuntu uri seriye. Yego, nk'umuntu mbega twabonaga ari seriye. Ubu nibwo twari tubonye gafaranga wa nyawe, nubwo abati gafaranga wa nyawe ubu nibwo tugiye twamubona. Njyewe rero nk'umuntu umuvuzeho kandi nta nubwo nshaka kuko ibyamubayeho natwe bituriho, nanjye ugiye kundeba wasanga ibyanarenga ibye, ariko ngashima Imana n'ubuntu bwayo ko ikimfashije. Noneho rero icyo njyewe namwisabira, ntaramuka agize amahirwe akava no mu maboko y'ubutabera, kuko bwo buca n'inkoni zamba, n'umugore ashobora kumubabarira nubwo yamunize ibintu byinshi, agomba kwihana akibaza impamvu ibi byose bimugarukaho, kuko ari amafaranga ashaka nabyo bigaragara ko umutima we utanyurwa. Ari njyewe nabonye ibintu byinshi, kuko tuzi neza ibintu byamubayeho muri Tom ku mitungo y'abandi. Tuzi ama etaje yari amaze kwerekana i Bugesera, ibyo byose, ariko wajya kumva yajya kuvukumva ngo ntanyuzwa, ngo hari ikintu abura. None se agahora avuga umugore mwiza nka Murava n'icyuki na Murava. Ejo bundi yaravuze ngo ari gukora ikiganiro ku Isimbi, yavuzemo ijambo rinera ubwoba, mbyumvaho ukuri ku ruhande rumwe, ariko nanone ndyibazaho. Umuntu aravuze ngo nta kindi gihano dutegereje kirenze icyo kuba muri ino si. Umuntu ari muri etaje, ari muri bya bindi byose abantu bifuza, afite imodoka, afite umugore, babanye neza n'ibiki, ariko ati igihano cya mbere kibaho nta kindi Imana izaduhana kirenze kuba ku isi. Wa mugani wawe rero bishobora kuba wumva ko nta kunyurwa kuri buri we afite umugore mwiza. Tuvuge ko wa mbere sinamubonye, sinzi n'ishusho ye, naba mbeshya, ariko Murava we kubera amasocial media twari tumuzi we n'umuramyi. Njyewe nari muzi kandi n'umugore mwiza, ari ubwe ntago yaramunyuze, kuko iyo umuntu ajya kwatura akavuga ati kuri iyi si ni ibibazo, ati igihano cya mbere ni ukuba ku isi. Igihano cya mbere ni ukuba ku isi, ni uko aba afite ikibazo. Ni ukuvuga rero icyo kibazo afite ntaganyuzwe, ntaganyurwa. Ubu rero ikintu akwiye kugira ni uko yasubira inzu amaso inyuma, akihana, akava mu myumvire, kuko Imana imuhaye byose, nabyo batangiye. None se uretse ko ubuyobozi bwacu yarakwiye no kujya kubitwa. Kubera iki? Harakora amakosa yo kuniga umugore. Uwa mbere yakunaniye, uwa kabiri ugiye kumwica mutaramarana igihe. Ubwo ikibazo ni umugabo, ntabwo ikibazo ari umugore. Biba bigaragara, kuko ubu nibwo bitugaragariye. Kandi njyewe ikintu namusaba, kuko umugore ashobora kumubabarira, n'umugore nkabimusaba, nuko bagomba kwibaza ko Imana yagiye ibabwira amasezerano, ikongera ko Imana irinda ijambo ryayo. Iyi ndi kuvuga ya Mana ivuga ya yindi itanga, baba baravuze bamwe baba yarababwire mu butayu muri ibyo. Iyi Mana ijya kwikoze, kandi Imana tuzi ko irinda ijambo ryayo. Ni ukuvuga niba irindi ijambo nanjye yarivuzeho irandinda. Nabo bibaze ku buzima barimo, umugabo n'umugore, ubundi kubagira inama bose bibaze ku buzima bari. Iyo Mana itarinda ijambo icyo yabavuzeho, itabarinda, Imana itabanja ngo bumvikane, bumve ko bari mu buri muntu wese ikaruma amarangamutima ye. Njyewe ntabwo mva ku mugabo ngo ndeke umugore, kuko nawe ni umuramyi, turamuzi. Umuramyi uvuga Imana, uri muri gospel uyigaragaza nawe ntabwo ari reka nawe si shyashya, kujya kuba ataragenzuye ngo ajye ku mugabo. Nawe rebe ariko uyu ni umukozi w'Imana, ese ibyo nzabona nzabyihanganira. Imana yakabaye yaramubwiye iti uyu muntu usanze azakwica, cyangwa nibwo ataye, ariko ni umuntu, nta n'ubuntu bw'Imana bumuriho. Bakabana bizi nk'umuntu w'umukozi w'Imana, arimo turi gushakiye
hariho turi gushakira umukozi w'Imana wa nyawe, kuko umukozi w'Imana wa nyawe yakigaragaje ko Imana yari yaramubwiye ko n'ibyo bintu azahura nabyo, ikamuha n'uburyo byihangana, ndetse akanatubwira ko n'iyi ribu atari ibintu byamutunguye. Ariko umuntu kuko nawe ashobora kumva iki kiganiro cyanjye, ariko bose ndababwira kwihana, bashake Imana nyayo koko bavuga, ya nyayo, ya yindi yo mu ijuru. Bigaragare ubu abakozi b'Imana ntago cyo turabona hano mu Rwanda. Abakozi b'Imana ntabo, ni bakeya. Yego, si ukuvuga ngo ntibahari, ni bake, ariko abo bake ntibazwi, ndetse kubera ko batavuga iby'ibitangaza ntibanashaka, kuko ntibavuga Imana zivuga, baravuga Imana ihamanya n'ubugingo bwabo, bagahamanya na Bibiliya. Noneho rero bafite umwuka wa Kristo uhora ubayoboye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yego. Aho ngaho rero niho nshaka ko noneho turimo kugana ku musozo, noneho dusoreza ugira inama abagabo muri rusange. Reka twe kwiharira ko gafaranga ari wakoze amakosa, kuko tujya twumva n'abagore ngo bisha abagabo, tujya twumva n'amakimbirane yaturutse ku mafuti y'umugore. Wanasanga gafaranga, hari ijambo Scovia yigeze kuvuga, aravuga ngo hari igihe uba victim, yego, ugahora uri victim, uhohoterwa, gukorerwa ikibi, noneho byazaragira bya bintu byinshi bikagira uburemere burenze, wowe akaba ari wowe ukora icyaha kandi wari victim, akaba ari wowe uhanirwa amafuti menshi, ari we wari victim. Wasanga na Murava ari we watumye ibyo bintu byose bimugeraho. Niko ndimo ndatekereza, kubera ko ntabwo turumva ukuri kwabo bombi. Ushobora gusanga wenda iryo hohoterwa yararikorewe, tuvuga iryo ku gitsina, ushobora gusanga yararikoze, yaramukoresheje imibonano ku ngufu kubera yuko yamwimaga, kandi ari umugabo n'umugore. Birashoboka, reka twe gutemera itaka kuri gafaranga gusa. Noneho handashaka kugira inama mu bagabo make, ugira inama abantu bubatse ingo, abagabo n'abagore muri rusange. Jewe ikintu cya mbere mbanze mvuga akantu gato, ubundi ihohoterwa ryo ku gitsina ku muntu uwo ari we wese, yaba umugore yaba umugabo, ubundi kamere kamere y'umuntu. Njyewe ndi umugabo, mfite umugore, ese tubanze tunikontorore, tuniha agaciro. Ndavuga mu muntu, sindi kuvuga mu ruhande rw'Imana n'abantu, kuko mu ruhande rw'Imana hari uburyo ariko ndashaka buri muntu w'umugabo uzana twumva ku giti cye. Ese kuki wumva ko niba umugore umukenera watagukenera, kugeza ubwo mushyiranamo n'ingumi n'ibiki byose, uwo mubiri wawe niwo wumva uri umuntu w'umugabo? Ndavugira abagabo bagenzi banjye, niba ufite agaciro mu mubiri wawe, kuki utakumva ko ugomba no kuwuha agaciro n'uwo mugore akagukenera, kugeza ubwo utangira gufata ku ngufu byenda ntunazi gutereta, ko nanjye sinzi, ariko niba ntanazi gutereta n'umubiri wanjye nawuha agaciro. Umugore uwukenera nanjye nkamubona, akawukenera akambona, nawe akabona ko abikeneye. Rega biterwa no mu mutwe umuntu ibyo yisizemo bikajya byabyara byo kubita guhohotera. Ngende ndibaza, noneho rero aho ni ku bagabo. Ubundi umugabo abateye ati ku buryo agera naho akoresha ikibazo nyine, ni umubiri uragukoresheje n'ibyadanje, kandi niwe wakihaye agaciro. Uko ukeneye uwo mugore nawe aragukeneye, kuki wowe utakumva ko uwo mugore ari gukenera? Nashaka nkabitegereza n'umwaka, ariko nkabona ko nawe yankeneye. Kuki oya nukuri unyumve neza, kandi nibyo ndimo ndakumva. Kuki wamugani umugabo ari wowe wahora noneho rero n'umugore, umugore niba koko afite umugabo, bijya kuzamwe imbaraga, bwira umugabo wawe, umubwiza ukuri, mubwira ati singukene no mu mutwe wanjye ntibikivamo rwose, unamuhunge, kuko nicyo kintu cya mbere. Niba wanyaje singushaka, uba uri seriye, uba umugore uri seriye, kuko rega buriya hari ibintu utangira woroshya. Niba wumvishe umuntu aranokunukiye, muhunge, kuko dushobora kubona ngo nuko ari abasirimu aho bitagenda neza, no mu mutwe byaraje. Noneho uyu yari umugabo wa kabiri, hari utuntu yavanze bitari kugenda. Kuki utamuhunga? Kujye no kwituriza mu mutima, ufate
ushaka ibyaguhuza nk'umuntu, ariko noneho ndajya ku bakozi b'Imana. Ku mukozi w'Imana aho Bibiliya iratubwira nk'abagabo gukunda abagore bacu. Bibiliya irabidusaba, abagabo mukunda abagore banyu, ni itegeko ry'Imana. Ni itegeko. Ako uri Imana ntiyabivuze kubera ko yabonaga ko abagabo nta rukundo bagira. Abagabo ubundi abagabo nibo bakwiye gukunda, nibo barufite. Ahubwo umugore ntagakunda, umugore araganduka. Buriya hari ukuntu umugore akugandukira bitewe n'uko akubona, waraganduka. We rero buriya ntakunda. Umugabo rero wategetswe gukunda, wategetswe, umugore araganduka. Ariko ntekereza ko umugabo aramutse akunze umugore we atamufata ku ngufu cyane, kandi ibyo nyine turi kuvuga. Umugabo ndi kuvuga nk'umukozi w'Imana, wafata ku ngufu se umuntu utagandutse? Jewe ndi kuvuga uri mu ruhande rw'Imana, wafata ku ngufu umuntu utagandutse? Urumva ibyo bintu bishoboka? Ntago bishoboka. Ni ukuvuga uwakugandukiye rero niwe ukunda. Kandi noneho ntibireba ko ibyo wamubona, ahubwo uragenda ukuri. Niwe yaba akunukiye uremera, nyine ni itegeko ry'Imana. Ibyo agusaba nk'uko we yagandutse ubimuhe, mu buganduke bwe nk'umuntu waciye bugufi imbere yawe. Kabone niyo yaba ari ibyo udashaka, uremera ugasaba Imana. Ndavuga ku bamenye Imana byo. Yego. Uremera ugasaba Imana ati data rero ndumva iki gikorwa nshoboza, data ntabara. Nk'umukozi w'Imana ngenda ndavuga nk'abavutse ubwa kabiri, abafite Imana yuzuye. Uko abantu b'abakozi b'Imana bayizi ibyanya byo bagomba kwitwara. Hari ukuntu twebwe Bibiliya natubwira ngo n'umujinya ntituwirira ngo ugere nimugoroba. Urumva rero tuba dufite ibintu byinshi byo mu mategeko y'Imana azitira. Abo rero nibo mbwira ati woweho utegetswe gukunda. Ni nayo mpamvu tuvuze kuri Bishop Gafaranga, kuko n'umugore wa mbere ntituzi icyo wapfuye, ntutuzi aho byageze. None bigeze ku wa kabiri aramunize. Ubwo ni ikibazo, ni umugabo ufite ikibazo, ntabwo ari umugore. Ariko abo njyewe mbita bisi, ariko se ndavuga nk'uwahamagawe koko, nk'uwahamagawe uzi Imana. Ibi biramutse bikubonetseho, nawe igaragaza utanga uvuga ati ni intege nke zabinteye, bigenda natwe nitwongera kugirirwa umugisha Gafaranga akaboneka, azavuga neza yero ati ni intege nke, avuge ko niyo Mana atarayimenya. Gafaranga rero ashobora kutabivuga, ashobora kutaza ngo atubwire uko abitekereza, niba icyo cyaha kitamuhamye. Ariko nikimuhama nteka ko dufite ubutabera bwiza buzaha ubutabera muravu. Rero numvaga ari ibyo ngibyo twaganira, wenda dusoza. Wagira inama, ni ukuri kw'Imana ubagira inama, uvuze ibintu numvaga nshaka kuvuga. Hari ukuntu uba ushaka kuvuga ikintu ukumva ntabwo wakivuga nk'ukuntu undi muntu yakigusohorera. Niyo numvaga nyine nshaka umuntu uri bumvugire ibintu nk'uko byumva. Njyewe ubundi nkurikije ubuzima bwanjye n'icyo mpagazeho, nta muntu n'umwe kuri iyi si udafite agaciro, nta muntu kuri iyi si n'umwe udakenerwa n'undi. Yego. Ikintu cya mbere tubuze ni ukwiha icyizere. Nta gaciro dufite, ariko uramutse ugafite kawe ukaba uzi ko ufite agaciro, uko waba ungana kose, uko waba umukene waba umukire, ntabwo iyi si yakigera iguseka cyangwa bigire. Noneho ikindi surtout nk'aho Imana yadusize imbere nk'abagaciro, ubwo urumva dufite ibirenze, dufite iby'abantu, mbega dufite ikitoroshye. Ariko no mu bantu basanzwe twiha agaciro, buri muntu yiha agaciro uko ateye, uko ari, aba ari byo bigaragara, aba ari byo mbega biza nyambere. Nitwiha agaciro, nta nubwo uru Rwanda rwacu ruzajya rubona izi divorce abantu barwanye iki. Noneho twumve ngo uretse ko abazi Imana mu Rwanda bari bake, ariko nta kintu nabagira inama yo gushaka Yesu abeshi. Yego, urakoze cyane.